igihe cyashize twaganiraga wambwiraga ngo iki wambwiraga ngo waraye kwa muruti wanjye ari wowe uratwite niwe hombaza uratwite ndakwinginza n'umubiti nabuze ibyo kukugaburira nzabona ibyo kwazi ibyo bintu byawe ibyo byanabyo nzabona ibyo byo kubihereza nabikuziye ndakwinginze babarira mana we babarira jinya mfite babarira aniki imyandagira kujya wani kuba utwite no gukora akazi kanga ni ibintu bibiri bitandukanye uri kumva icara ibintu byawe kuba utwite garuka ahangaha simusange hano uranyumva neza iyo uri burye sinzi ngo urajyayo kuko witeje umwangaro uranyumva mbabarira ntuzobyongera babarira yabe mfite uburenganzira nakakwisha wowe uratwite agenda ni yani iyo nda ni yani kuko mushaka umuntu avuge byinshi basoje kuvuga njye nitara kwigira mu nzu ushaka siko kujya mu nzu nusuko nshaka nizere ko ibyo ngaho genda uyijyemo sibyo genda uyijyemo urafunze ibintu biri hano hanze ndi hanze ushaka kujyamo warayubatse cyangwa urayishyura mbabarira niyubahuke umugabo wanjye mbabarira ndi umuga wanjye n'umugabo wanjye okay sawa urakoze muziki ko ndi kubona wagira ngo ufite iyo ugiye mbabarira wari kubona uri uwo kujya mu mitsi nanjye izina ry'Imana do burema ndarahiye ngiye tutabanye wapfa cyangwa ngapfa uri kumva ko njye ndi mu rwego rwo gupfa kubera wowe babaye singiyiriya se nayifunze singiyiri intebe nayo nyikongeze se uyisigara nijye ngeze iki intebe nayo yongeye kwiba ngibi ufite ndakubye se cyane ariko muba muza mutarika amaguru iyo mfite nayihaze ngo ujye kunyongera n'indi mitwaro ukuntu usuzugura urakoze nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Munezero Freddy akaba ari njyewe uhagarariye rino tsinda uko riri hano ni itsinda rigiye kujya ryibanda ku bintu bijyanye no gusubiramo indirimbo z'abandi ibyo twakita sekira mu ndimi z'amahanga cyangwa se karaoke mu buryo bwumvikana ubwo ni ugusubiramo indirimbo z'abandi mu birori hirya no hino tukajya tugenda tujya kuziririmba ari mu makwe ari mu birori runaka tukajya kubigaragaza akaba ariyo mpamvu noneho twese twicaye hano kugira ngo dushyire hamwe amajwi ndetse n'ibyo tutazi tubihigire wenda naguciye mu ijambo ntabwo twe twamenya nanjye ndumva twabanza tukibwirana kugira ngo nyine tujye turirimba nyine tuziranye okay urakoze cyane nibyo nabyo nari kubigeraho ariko ubwo ari cyo cya mbere kigomba mwumvishe ko cyabanza mbere reka bari cyo duheraho njye nkuko nabivuze amazina yanjye nitwa Munezero Freddy nkaba ari njyewe uhagarariye ino groupe se cyangwa kano gatsinda bon nanjye amazina yanjye nitwa Neza Fabien ariko banzi ku izina rya Kazungu nanjye amazina yanjye nitwa Ozi Sharifu nkaba ndi umufatanyabikorwa w'ibi birori bibera amazina nitwa Uwineza Alice nkaba
naje kwifatanya nawe. Nanjye nitwaga Hozorori Rolando, nkaba naje kwifatanya nawe. Ubwo reka dutangire igikorwa cyatuzanye. Noneho dutangire Sharifu hindukira dukora akantu k'akaziga kameze nk'uruziga, nibwo amajwi ari buze kuza kwegerana neza. noneho tugiye gutangira reka kampfukame kugira bigende neza. Tugiye gutangira turi kwiga indirimbo tugiye kwiga, nizere ko twese dufata vuba biratworohera, sibyo? Yesa. Aha, iravuga ngo nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Simwakumvishe? Ya. Noneho tugiye kugacamo kabiri kugira duhite tubikora vuba vuba, sibyo? Nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Dusubiramo. Nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Dusubiramo rimwe. Nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Tugiye kongera kandi gato, sibyo? Ubuzima ni nk'ikirere, birashoboka we kwiheba. Twagiye. Ubuzima ni nk'ikirere, birashoboka we kwiheba. Dusubiremo. Ubuzima ni nk'ikirere, birashoboka we kwiheba. Noneho tugiye guhita tuyitangira yose. Gabanya kunywa biriya bintu by'imisururu. Ugabanya amagi n'amata kagashyushyu. Kabisa. Okay, tugiye kubihuza noneho. Tugiye guhera kuri nubwo byakubayeho dukomerezeho, sibyo? Ya. Nubwo byakubayeho de. Nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Uretse gato dushyire hasi ho gato, sibyo? Nubwo byakubayeho de. Nubwo byakubayeho amahirwe aracyahari yo kubikosora. Ubuzima ni nk'ikirere, birashoboka we kwiheba. Igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije de. igipimo cy'urukundo rwiza burya Kiraruhije. Dore data yamaye inka twomuzurura imuhe mitanekereza uwo nkunda. Umubyeyi tubanza usuzuma Umurebe ko ari imena agakundo nirya ati cyangwa rundi hirya umukunda birebire. Urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora.
Fofo komera cyane urakomeye hayi ngasuka da nese nosige warabaye kunguku kabisa gute nabirenze cyakora ni mbona tangaye ni iki gisanzwe kidasanzwe ziko bitewe n'ukuntu nari nkuzi ukuntu nakubonaga mbere mu ishuri ukuntu wabaga umeze shaho izina ry'Imana mu ishuri sinzi ngo sinabona n'uburyo mbikubwira nabidanje cyakora ndatangaye pe usigaye umeze neza usigaye ukeye usigaye ntagutse n'ibiraho umeze uteze meze neza tu nese ko mbonye uri kugenda gutyo mvuye mu kazi uvuye mu kazi bana yaranaguhaye ubwo usigaye ko umeze gutyo ukaba uvuye mu kazi usigaye umeze neza kabisa urebye nta kibazo twebwe ubushomeri bumeze nabi ubu ngubu ndi kujya mu bintu by'ubuhanzi akira none uzishyira ubwo rero ngiye ndumva nakomeza nacyo tuzavugana by phone sawa noneho ukondaza kukuvugisha sawa nzaba ndora pe none se man ibintu byo kuririmba bitangiye igihe ariko numvisha ubiza ariko waririmbye numva ni sawa nyine nyine nabaga muri korali yakora nyine yo ku rusengero wabaga muri korali kera nyine nako nabikunda cyane abanyere umuntu akwisunze hari ukuntu wazana mwigisha ibintu bikagenda neza nyine wowe ubizi njyewe utabizi nakwisunga kuzatugera hariya nyine waturagurika ukaganira igosha nubwo nyine twibwiranye amazina nyine ntabwo twamenyanye neza niyo mpamvu nari mvuze ni reka nkubaze amazina yawe nkubaza aho uturuka nyine tumenyane nyine kuko n'ubundi twamaze guhurira mu itsinda rimwe ibyo kuririmba birumvikana ariko nifuje kuba nakumenya nyine byisumbuyeho nyine waba uturukaga neza umunyeshuri cyangwa wararangije nyine bimeze bite narashoje ariko nyine ndacyari wo mu rugo ariko sinzi impamvu nyine nakubonye hariya nyine numva nkwishimiye kuruta abandi bose wakoze kuri pe ahubwo sinzi nimba wampa n'akanimero kawe nyine kugira ngo tujye tuvugana twungurana ibitekerezo ibintu nk'ibyo nyine ntacyo bitwaye nyine ni gutyo tu nanjye mba ndaho ndi kubeshabesha ngo ndi kuririmba ariko nyine tu gake gake ari igihe wenda bizemera tu ntawamenya cyane bizagenda bizi nabonye nyine ntabwo umuntu ari kumwe n'abantu nkamwe muzi kuririmba ngo nawe urabizi ni buhoro buhoro tu gusa nyine uri na mwiza tu biraho reka nkugeze imbere nta kibazo ubundi nyine tuzatugenda nyine tuganira gake gake tu Sharifu ubonye biriya byana abo simamenya ngiye barabasoma ubazi gute reka nkubwire narakubwiye ngo ndategura iyo nkubwiye ngo ndategura mba ntegura bro nyine ikibazo nuko ibi byose jya ubimenyesha nyuma yese ngaho nyumve umuntu turabana byanandabuye kweri umuntu kandi narabikubwiye byose njye nakubwiye ko tugiye gutegura club sibyo kandi club tugiye gutegura izaba irimo ikintu kijyanye n'amafaranga menshi cyane akubambye amafaranga n'umbwiye ibyana bizaba birimo none se byana se wowe uri umwana se wowe uri umwana sawa nyine ukuntu gahunda zimeze nk'uko ubireba neza nabonye makana
Akazi. Kari gakobwa kagufi kari kambaye ingofero. Yatanye nande? Ya wa muhungu nyine tuza Kazungu wanda vuga Kazungu. Sibatanye simbonye bamanukanye gutya. Bariza kwa karo. Rahirana. Baramunanze. Nawe ko gwamunanze agahinda kanyica. Izina ry'Imana bamunanze agahinda kanyica. Agarara zizana. Yesu ura kumukurikira ngo mana ko nari benza kugeza ryari nyine reka nkubwize uko sibyo kari akakubwa nakabonye numva ndahiye cyozo nawe uri kwiruka oya man jiki kumubaza niki aho uje kumureba aho muri kuzira kumbi kungamubonye oya uriya mujyanye usanga bamujyanye ndetse bamujyanye bariya bose mba nabiteganyirije uzi kugira bazi imbaraga mba nakoresheje nyinshi cyane waho ndi wari kwicaye man wari kwimanda ikora undi wambaye agatambaro gasa ukuntu Rolando uramwita Rolando uwo rero kubaza ayo wabo ntabwo rero nahamenye bose umbajije ngo abo ni naba nkubeshye ako nyine tugenda tuganira cyane agiye gusanga nkura ryari ntabwo nari nabimenya neza nzabipanga mbahamagare wowe kuko tuba turi kumwe we babwire ngo ejo ngo arakandi kantu kafite fast zeza tugora nakanyine kakaro si ibyo se ahubwo cyakubani cyakuminzira mari nawe umwese siko ndi kubona warenze ibibazo Shamu mfite ibibazo byinshi pe byanesheje umutwe banyine shamu mfite ikibazo gikomeye hari umutipishire wanjye nyine ajya mbwira ngo nzajye kumusura kandi njya mbona wowe jyayo ahubwo mukora iki ubwo batabatera inda nyine shangiye mba bya bintu byo gutwita rero mbona atari ibintu byanjye pe ariko Alice rero nawe sinzi rose uzi yuko ujya gusura umuhungu agahita gutera inda ako kanya nyine abaramutse sambwira tukihamana urumva atahita nera inda wowe shira uramukunda ndamukunda cyane pe cyane ariko kandi wumva utamuhomba ariko muhomba sibwo nahomba ndahomba none wazagiye kumusura hari n'igihe wasanga atanabishaka washaka kumusura gusa mukaganira none nyine ibaze ndamutse ngeze ngira nk'inama ndamutse ngeze agahita mbwira turyamana kandi nkurikije kuri mukuru nawe namuhakanira ngiye nkubwire rero suri sugi ubundi bajya bavuga ngo umukobwa ubikoze ubwa mbere ntabwo ajya atwita uwo nimba udashaka guhomba shiri wawe mwemerere uzajye kumusura nagazanera inda ntabwo nimba uri isugi ntabwo yagutera inda mu byemere nese nta kindi kintu umuntu yakoresha nyine ngo adatwita ntabyo nzi ariko ntabwo yapfa kugutera inda byoroshye gutyo njyewe geto ni ikintu cyanjye abahungu ni ikintu cyanjye mura muri geto wabona natwe isase njyewe nyine wowe ndi ukubaza ikintu ukoresha wanze kukimbwira kandi mfite ubwoba nta kintu nkoresha ntacyo abatwita se bandi bo ntacyo bakoresha ntabwo wamenya weho genda muryamane ntabwo azagutera inda kiretse nimba uri kumukeka ariko wowe ntabwo uteze kugutera inda wamugani n'ibyo wowe se ko utajya utwita nanjye rero ntabwo nzatwita ntabwo watwita ngo bishoboke weho genda ubigenze gutyo uzagenda mpite mwemerera mbese wowe nimba ukunda sheri wawe zanyabyo ndamukunda handi uzaratamvugishije narimo nsinzira burya iyo umuhungu akubwiye ngo umusure ukabyanga urukundo rugenda rugabanuka bikarangira kwanze niyo mpamvu yambwiye nyine ngo umusure nkanga atarakara rivumbura hari igihe rero azarakara arakaye bikarangira aguteye ndetse cyangwa kujugunya hasi akifatira abandi babishoboye ubundi ni wowe nshuti byihorere sha ariko shandananiwe byatari wogenda ujye kunywa amazi ukumva nurangiza usinzireho gake uhita umuhamagara mfite byanesheje umutwe sibundi kuki natabitekereje imbere yewe ntimukajye muranga kujya gusura abahungu ni abana beza ndakumva nagusezeranyije ko nzakora
birenze ibyo utekereza kuri subizi ntawe mbwira ntabwo ubizi ntabwo uzi ko ari byo nagusezeranyije niyo mpamvu uyu munsi mwana wawe sinabona n'urwego mbishiraho ariko kugira ngo mve amagambo aramvamo ari kujyana umva amagambo arakuvamo ahubwo nk'ubu ngubu nka kano kanya biramutse bibaye ngombwa ko hagira ikintu nkwifuzaho cyangwa ngutekerezaho byagenda ute mbwira byaba uko umva ubu ngubu tuvugane nshaka gusohora clip y'indirimbo yanjye kandi niwo muntu uzagurimo kandi niwo uzayibyinaho nabizira kugira ngo nyumve oya yiriya ndirimbo nshaka gusohora nshaka ko uri mu bantu uri kumva bazayikora ese ibintu ndakubwira uri seriye Ntera ndirimbo ntabwo nsanze ariko wowe kanga nine fofo turaza kujya gusenga fofo Regis gasopo ku mugabo wa ako nk'uburyo navuge ntabwo uri kunyumva gasopo ku mugabo wanjye ruka vuba ndi kuruka se hazi ibiki byo kuruka umva reka nkubwire wowe mva ruka vuba uri no wowe ni gute uri kunywarira gasopo ku mugabo wanjye niko nakubwiye uyu ni umugabo wanjye maze abantu bagufi mara yanjye ndabakunda iyo muri kuvuga reka nkubwire n'icyo umugabo wanjye amwandira iyo aba yagukundaga aba yaje kukureba ahubwo ni gute yifata akanca inyuma ahubwo usigaye unca inyuma usigaye unca inyuma n'ukuntu inshuti yanjye ni gute unca inyuma uzi kurinda yaburya nk'abadiyakoni reka nkubwire ahantu basenga rimwe babi ubwo uba wambaye bino bintu kugira ngo akubone umva reka nkubwire uko yakubona siko yabona urumva mayite tuza ariko ibyiza komisiyo wari ugiye ubu dukora size umugabo wanjye hano gasopo ku mugabo wanjye akurabwira n'undi munsi wagiye umugabo wandese umugabo wanjye bakunda tukanye inyama y'inyoni rebye bihere mu maso wajyana sida yenda yatunguye yakurenze niyo mpamvu nyitirishwe utuntu duki n'uduki hase nka gasopo ibyo wavuga byose ntabwo wagaragara nkanjye reka nkubwire ubundi turapiki si turi hamwe hitamo njye n'ubu oya nyine muri gupfa iki turi gupfa wowe uyu nguyu ni dirija wo muri korali okay wabyumvisha neza rero wabyumvisha sasa none uyu nguyu ni igice cyawe we nutse cyane ahangana ntabwo turi mu bintu by'amaseka uyu ni igice cyawe nyine ese urabubonye utubwenge bwenze bite ni igice cyawe hari ikinyarwanda ndi kuvuga utari wabivuze neza ko nishe wawe wabivuze nyine uyu nguyu vumvura vuba ni igiki nyine iki se ntacyo ari cyo nacyo ndamubwire wavuze ntabwo uramuvugisha ku ngufu se ubundi yabivuze kare kuri diriva ryari ubundi tutagiye kure uyu ni igice cyawe ubundi twa kare kuri dirija nyine ngenda isheri wiwe ntacyo ari cyo imbere se wowe ntabwo uzi kuvuga ntabwo uzi kuvuga se ubundi ndenda nkuvuga uri nkandi wagirana urupfamatwi ko duze turi kuvugana ahangaha byacu turi kwipanga fresh ageze aho tugenda wavuga uri mu biki urabona njye nawe twavuganiye ucece cyagangurikira ganga sinsanze urukurogotwa ahubwo wajya gise gipfa n'amatwi ariko ubundi ari isi kise urambaza imbwa y'injagira y'urukara rubi wibonyemo ibiki ndakuna wibonyemo ibiki reba kuntu usa utinya nakwasa nabana nagusatura aguse ko mwesa gusa reka wubwire agahungu nka kano kadafite icyo kamaze mu buzima bw'umuntu ubundi umeze iki wowe wakona ugenda mu nzira sura umwuzukuru utankoraho
ari uzirya wasiki kuburyo ujyanye ukanca inyuma noneho ku nshuti yanjye ari nawe reka nkubwize ukuri nawe reka nkubwize ukuri ntacyo uvuze imbere yanjye ari ufite iki se ari se basi se wenda reka basi reka umva nkubwire ceceka nawe nkubwire nawe nyise ngo ndimbwa y'ingeje urimbwa ndongera mvugure imbwa y'urukara rubi nabyongereye uzireke ari se ngo gumana boro yawe boro yanjye umva reka nkubwire nanjye ntacyo twaba tukivuga nanga kuko umva utamura umva sigana ibyawe njye mfite aho ngiye kandi n'undi munsi ntuzongere kumamagara nimero yanjye ishyire blacklist uranyumva neza umuntu azajya agira ibibazo ako Florence era ku rwego rwo kunuka ukanuka kuriya ndimbwa y'ingegera koko fofo ndabizi rahira ntabwo wari ukomeje noneho ntabwo byari birekereye pe nese be nanjye ndagukunda sibyo kandi rwose basi nagutindakariye basi nikere ko bite nyine birangira utindakariye reka shwida shubu nakurakarira rero uzambera mama w'abana banjye koko nyine be be buretse gato mbanze nitabe uno muntu sibyo buretse gato mbanze nitabe uno muntu alo karame ako nawe kuko wanyita shiri n'amagambo se umaze kumbwira shiri umva nyine urakari impamvu nabikoze kuriya cya gikose bagira bakikuza imana ko ngende nafuje pe ngiye kwita shiri nanjye yanjye nose be seriye utambeshye urankunda basi se niba unkunda byanyabyo utambeshye sibyo uzemera kumbera mama w'abana be I love you reka njye kiriya gikorwa nawe nzongera kukivugisha ubu nakongera kukivugisha kimaze kunyita imbwa ingegera njyewe reka umukobwa wemeye kunyubahuka nubwo nawe wanyubahutse ariko kubona unsabye imbabazi byo birumvikana ariko ntabwo nakongera kuvugisha kiriya gikorwa na rimwe urankunda ngamo akabizi niba nkunda Sharif. Oh. Fred. Akabona kaza. Karihera. Watinze nawe kandi dore. Marera kabuze. Seretera nakabuze. Hano hafi. Ukuntuye kubigenza. Cyane tegere kwakubuze nawe akoresha. Akoresha ho gato. Kose nande gakoresha? Oya. Nyine wowe bwese wagakoresha kose kugira ngo aze gusinzira igihe kinini. Hoye, sasinziriye kinini cyane se. Wese ntari bigakoresha ariko ntari ndakora kandi. Kira gutya. Neza witonze. Ntabwo kapfa kumeneka neza karamene neza aha shurero nese ahubwo
kakashyize gahari uguze agafanta kaze ndaje njye kukaza kahumva sandi uguze wowe wereke ujya buretse njye kukazana ariko se nkavuga utuma ushaka nkuvuga ute iko numvise bino bintu ngiye ubikoze nabi ngo umuntu ubikoze ngo niwe bihira ushaka bari bose azaje kureba ndabazi tubereke nubwo turi inshuti ntiwamuhereza ako kino gikoma wagitetse neza wavuga uragezaho neza ntazimucisha n'ijisho ariko kubera zino ntebe zimeze gutya kambonamo imboga neza imeze kubikora yemba nagiye ku muhanda nabwo birangije oya ndaza kubikora siri kubibona siyasuka zirane nkubwira iyasuka rero nayiguye kwa Kazungu afite isukari iryoshye kiri no gutya agira vuba man gira vuba ngenda gutege urasoje nese yabwe kageze ungera bamagara hano hafi njye ndi kukubwira ngo tugiye gucapisha ukumva wongeye guhita wibeta sibyo ubu nubundi bifate mu gare rero mubona aje gufata njye niyo ndi se nundi ko udahari iteka ryose tubireke wewe kozo ubikora n'ahari kare ufuna n'umeze yagize umuntu azagushimura ageze ryari we none uziyo umva naza kuza uturinda wibete utumera gake kari mu rugero njye ndukakirira ari inyuma ya televiziyo sibyo ahubwo se wumva gake kari mu rugero akave nakakavera bari bugatereka byose biri kumwe byose ndashize ahubwo kagafana atazanabona ndi kunywa igikoma cyawe cyane gushyanisha ikibazo cyawe akamusukiramo gake mu rugero kuzanashyiramo gake ako ngako kungereye ko banatetse nari abo Fred shaka neza vushuguri ndamumena paka mu gitondo sana harime bo sasa nari ngokumva mvaga nshaka kukubona swaje uri tayari se nta kibazo nese bro tutarajya muri byinshi tubakiza gake n'amazi nta kibazo nayemera amazi umuntu nawe uri umuntu wo kunywa amazi nzi ngo ukeneye akave akaji utuntu turi aho tumeze agahambaga nturi gusaba amazi hano mwanya none ntabwo tujya tugira amazi none ikindi kintu kirimo kitari amazi ni igiki none sinjye ntabwo nzi ngo ushaka iki tukwakiza gake basi ese ufite akaji akaji karimo karahari sibyo okay noneho be ko namukunda sibu kuchumukora gutya ukanyiyaka kubera naga bari gukundana gutyo okay ntarakubwira ibintu byinshi bitewe n'urugendo wagenze sibyo